Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turushije abandi gukiranuka, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi uhora utugirira. Twese tuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'121 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yesu niwe mucyo wanjye, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Amurikira inzira, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Yesu niwe ncungu yanjye, koko yarampfiriye, niwe byiringiro byanjye, niwe wambabariye. Koko yarampfiriye, koko yarampfiriye, niwe byiringiro byanjye, niwe wambabariye. Yesu ni umpa amahoro, atuma nkiranuka, ajya mu bugingo nabwo bunkiza iby'iteka. Atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, ajya mu bugingo nabwo bunkiza iby'iteka. Ishyuye n'imyenda yanjye, angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Atuma nkiranuka, atuma nkiranuka, ajya mu bugingo nabwo bunkiza iby'iteka. Ishyuye n'imyenda yanjye, angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Angura amaraso ye, angura amaraso ye, yaneguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere murongo wa 5 kugera ku murongo wa 9. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ingeso za gikristo. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganirira ijambo ibyerekeye ingeso za gikristo cyangwa ibiranga umukristo. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo
ngo ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera, umukristo nyawe akwiye kwizera, akagira ukwizera muri we, akizera Imana ko ishobora byose, akizera Imana ko ikora byose kandi ko Imana ishoboye, akagira ukwizera muri we, akirinda gushidikanya. Imana itugirire neza. Ngo kandi kwizera mukongereho ingeso nziza. Umukristo nyawe akwiye kugira ingeso nziza, imyitwarire myiza, agakora ibyiza, akirinda ikibi n'igisa nacyo, akirinda icyaha n'igisa nacyo, ahubwo agakora ibyiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo ngo tuyigenderemo. Twebwe tugomba rero gukora imirimo myiza, tugakora ibyiza, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, tukagira ingeso nziza muri byose. Imana itugirire neza. Ingeso nziza muzongereho kumenya no gusobanukirwa kw'Imana iriho, tukamenya tugasobanukirwa ijambo ry'Imana, kandi tukamenya uburyo dukwiye kwitwara nk'abakristo. Ngo kumenya mukongereho kwirinda. Twirinde rwose, twirinde ibyadutandukanya n'Imana, twirinde ikibi icyo ari cyo cyose, tuve mu bibi dukora ibyiza, kandi twirinde hatagira ibitugusha, kuko muri iyi si hari ibintu byinshi byaje ngo ni viziyo rero iri gutuma abantu kwirinda bibananira, bigatuma bagwa mu moshya, bagwa mu bintu nabo ubwabo batateguye. Ariko nimureke twirinde viziyo ntidutandukanye n'Imana, twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde ikintu cyadutandukanya n'Imana. Imana itugirire neza. Ngo kwirinda mukongereho kwihangana. Umuntu w'umukristo aba akwiye kwihanganira buri kintu cyose, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Nimureke rero twihangane ibyo ducamo byose, byaba ari bibi byaba ari byiza, twihangane, kuko nitumara kwemerwa tuzambikwa ikamba ry'ubugingo, tuzabona iherezo ryiza. Twe kwijujuta, ibyo tunyuramo byo gutuma twivovotera Imana cyangwa tujya kure y'Imana, ahubwo tubyihanganire, kubera ko nyuma yaho Imana izatugirira neza. Imana ikomeze idufashe. Ngo kwihangana mukongere kubaha Imana. Twubahe Imana mu byo dukora, mu byo tuvuga, aho tugenda twubahe Imana kandi tuyubahishe. Dusome ijambo ry'Imana, dusenge kandi dukiranuke. Imana itugirire neza. Buri muntu wese rero niyubahe Imana, kuko niyo nyiri icyubahiro, kandi ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi, nta n'undi rwose izagisangira nawe, ahubwo nimureke tuyihe icyubahiro cyayo kuko iragikwiye. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Dukundane, dukunde abantu bose tutarobanuye ku butoni. Dukunde abo dukora umurimo umwe, dukunde abo tudakora umurimo umwe. Abantu bose tubakunde mu ngeri zabo zose barimo, tutarobanuye ku butoni. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dukunde n'abanzi bacu tubakunde. Ubwo muri rusange no gukunda abantu bose, tukagira urukundo, ariko mbere na mbere Imana imbere. Tugomba gukunda Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana itugirire neza. Imana rero tuyigire iya mbere, tuyikunde, tuyigirire urukundo, kandi niturangiza dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, tutarobanuye ku butoni. Buri muntu wese tumukunde, tutavuze ngo uyu numva ntamukunda cyane, ahubwo dukunde abantu bose. Imana itugirire neza. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba zo kumenya neza iby'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibi byose tumaze gusoma: kwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data, urukundo. Ibi ngibi byose nibitubamo bizatuma
bizatuma tutaba abanyabute, ahubwo tuzagira umwete wo kumenya Kristo, kubera ko umukristo mwiza iyo ari gukora ibi ngibi, iyo ari gukora ibi bintu byose dusomye, aba ari kugendera mu murongo mwiza, bigatuma Kristo aba muri we. Imana itugirire neza, ariko nitutabikora Kristo ntabwo azaba muri twe, ahubwo Satani n'uzatuba uruhande. Twirinde rero ikintu cyose cyatuma Kristo ataba muri twe, ahubwo dukomeze dukore ibyiza ibihe byose. Ngo kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa. Umuntu utagira bino byose twasomye, umuntu utizera, ntagire ingeso nziza, ntagire kumenya muri we, ntagire kwirinda, ntagire kwihangana, ntagire kubaha Imana, ntagire gukunda bene se cyangwa kugira urukundo, ngo aba ari impumyi ireba ibiri hafi. Ngo akareba impumyi ireba ibiri hafi, ngo akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Imana itubabarire. Nimureke rero dukore ibi ngibi Imana ishaka. Umukristo nyawe, umuntu w'Imana nyawe, agire kwizera, kwirinda, ingeso nziza, kumenya, kwihangana, kubaha Imana, gukunda abantu bose ndetse n'Imana. Imana itugirire neza. Ibi ni byo Imana idushakaho uyu mwaka wa 2025. Umukristo nyawe agomba kwitwara gutya. Umukristo nyawe agomba gukurikiza ibi ngibi. Ni ukuri nubikora ukitwara neza muri ubu buryo, Imana izakugirira neza, kandi Imana izasoza amasezerano yawe, kandi Imana izakuremera amashimwe. Imana izongera kugarukeho, Imana izongera yongere kubaka bundi bushya. Imana uzayiboneraho umugisha muri uyu mwaka wa 2025 nukora ibi ngibi. Imana rero muri uyu mwaka irashaka ko tuba abejejwe rwose, twirinde icyaha n'igisa nacyo, ubundi ikaduha imbaraga natwe tugapfukama tukayoboza inzira, ikatuyobora. Kandi nukuri imbere ni heza, niwitwara neza gutya Imana izakwiyereka muri byose, kubera ko Imana ni urukundo. Kandi wemerere Yesu akuyobore, kuko indirimbo yatubwiye ngo Yesu niwe mucyo wanjye, ngo amurikire inzira. Yesu rero mwemerere akubera umucyo, akumurikira inzira, kugira ngo ubashe kugera aho ugera. Kandi imbere ni heza, kandi turi mu isi Imana ngo izatugirira neza. Uzitwara neza, uzashaka gukiranuka, agashaka ubwami bw'Imana, ni ukuri ari mu isi azabona ibyiza byose, kandi ikirutaho ahabwe n'ubugingo buhoraho. Ni ukuri buri wese unkurikiye ndamwifuriza kuzabona nawe ubugingo buhoraho, ndamwifuriza kuzabona Imana amaso ku maso, ndamwifuriza kuzabona ibyiza akiri mu isi. Icyo usabwa ni ibi ngibi nyine twasomye, ugakiranuka, ugakora ibyo Imana ishaka, ukirinda ikibi n'igisa nacyo. Kandi ni ukuri niba hari umuntu wari wacitse intege, niba hari umuntu wari warayobye, niba hari umuntu watatiriye Imana, nace bugufi asaba Imana imbabazi. Ni ukuri umwana w'ikirara yaragiye akora ibibi, ariko afata umwanzuro aca bugufi, Isi aramubabarira. Nawe rero ngwino uce bugufi usabe Imana imbabazi, irakubabarira. Kandi nawe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, igihe ni iki, ni ukuri igihe ni iki, igihe cyawe ni iki. Ejo ntabwo uhazi, ejo iby'ejo bibara b'ejo, ejo ntabwo ari ahacu. Umunsi wacu n'uyu nguyu. Nawe ngwino wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubundi nawe uze urye ku byiza biri mu Mana. Imana itugirire neza. Reka dusenge dushima Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiwe n'ujya uhinduka. Tugushimye kubwira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye ku ingeso nziza z'umukristo. Mana, turakwinginze kugira ngo natwe muri twe uduhe kwizera, kugira ingeso nziza, kwirinda, kwihangana, kugira urukundo, kukubaha Imana. Mana, ibi byose ubiduhe kubikora neza. Kandi mwami Mana,
uturinde icyaduca intege, uturinde icyadukura mu murongo, uturinde Satani n'ingabo ze. Imbaraga z'Imana zibe kuri twe, amaraso ya Kristo adutwikiye. Sengeye n'abankurikiye nabo Mwami Imana izi ngeso nziza, kwihangana, kwizera, kwirinda, ibi byose nabo Mwami ubafashe, kubera ko bo ntago bakishoboza. Mwami Imana ubiteho, bagirire neza, ubaye gukora ibyo ushaka, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo nibanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. None Mana igira neza rero, turakwinginze kugira ngo ugiye gukora ibyiza, kugira ngo n'ubwami bwo mu ijuru tuzabubone. Urakoze Mana, ngaho kiza abarwayi, wite ku bababaye, imfubyi n'abapfakazi, abihebye, abo bose ubiteho, babone neza yawe, babone gukora kwawe. Komeza usuke ububyutse mu itorero, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, kandi bari baratatira igihango, bari baracitse intege, abo bose bagaruza ubuntu bwawe. Urakoze Mwami, batari bakira Yesu Umwami n'Umukiza, nabo bahe kumwakira mu izina rya Yesu. Ubugingo bwacu niburindwe nawe, Mwuka Wera nakomeza twagure mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana turakwinginze kugira ngo wite no ku babyeyi bategereje urubyaro, ubiteho, bagirire neza, uvuge kuri bo, ugire icyo uvuga kandi ugire icyo utegeka, nabo bakira amashimwe. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi bagirire neza, ibiteho kandi buri wese uko yifuza bibone. Naho ubutaha, bye.